igitekerezo cyo gukoresha ubugari aho nagikuye nyine ni hahandi nakubwiraga ko njye nashatse gukora ubukwe bwanjye nyine ngiye siriyake ngiye nyine bufite ubudasa hagati y'andi makwe. Ntekereza ko rero ubugari ku ruhande rwanjye bwaranyorohereje butuma bintwara amafaranga makeya kandi mbasha kubona ibyishimo nifuza. Buriya bugari twaburishije inyama zari zihari bwatwaye amafaranga atarenze mu gihe kato yari buzagende igatwara amafaranga agera mu bihumbi hejuru ya 50 kandi byabyaye ibyishimo nifuzaga ndetse mbibonamo n'umuco kubwo bugari. Uriya muteguro ntago ngiye nari nkuzi cyane ko wenda no mu buryo umuntu aba ari kuganira n'undi ushobora kumubaza utuntu tujyanye n'imiteguro ukuntu bimeze ariko ibyo ntabashe kuba yabikubwira. Muri ubwo buryo rero byabaye bintunguye ubwo ngiye nabimenye iyo party igezeho ngiye nabifashe neza kubera ko ari ubwo bwa mbere nari mbibonye nifashe neza cyane. Cyakoze ubukwe bukimara kurangira hari abantu bambwiye ngo bino bintu ni byiza tuzagenda tubibwiye n'abantu b'iwacu bajya babikora ko byatunejeje. Nari nzi ko biri buze kubyara ibyishimo kandi nzi ko ari bubone koko twakoze ubukwe bufite umwihariko wacu. Rero ni navyo byabaye yabyakiriye nkuko nari mbyiteze nzi ko arabyakira neza. Oya umudamu we n'ubundi mparamushima wenda nari ntaramushima hari kandi mparamushima reka mwe n'umukono ndamushimiye cyane ko yabyakiriye neza kandi tugashimishwa n'ubukwe bwacu. Akantu namubaza wenda n'akantu kamutunguye kuri njyewe nyuma yuko tubanye. Yes, reka nizere ko umeze neza cyane ukomeye uri amahoro natwe nta kibazo na kimwe dufite turashima Imana. Ni Big Town TV ndi Albert Niyonsaba ndi mu ntara y'Iburengerazuba habenshi muze nk'Icyangugu mu karere ka Nyamasheke umurenge no Akagano naho ngaho mperereye nta kindi cyahanzanya nagendereye abageni bamaze iminsi mike cyane barwubatse. Mwarabibonye abakoresha social media mwagiye mubabona ku mbuga nkoranyambaga n'abageni bashyingiye maze barangije muri cya gihe abasirimu menyereye gukoresha gato nyine mugasangira na famille yaho ngaho muri cya gihe cya reception niho babikoresha niko nkeka niko njya mbibona mu bukwe bakoresheje ubugari. Beshi kuri social media muti ese n'ubushobozi bagize buke n'ibiki byose nagiye mbibona niyo mpamvu nafashe urugendo runkuri Kigali runyerekeza inyamasheke. Ntago narikoze ngiye ndi kumwe na Kibro niwe twakoranye runo rugendo rwadukuye aho ngaho twazanywe n'imodoka imwe ntago ndi buyivuge ntaba namamaje nuko nko gahunda zimeze. Reka ninjire bampaye karibu nabavugishije kuri telefone uko byagenda kose ndaganira nabo ndamenya impamvu ndamenya imva n'imvano yo gukoresha ubugari nka keke. Ne karibu bayimpaye. Umeze neza? Murakomeye? Yego Imana iraturenze. Kangere gutya. Nyamasheke nizere ko Covid yahageze namwe. Covid yarahageze ariko Imana iri muyoroshye. Amen. Fashe na microphone. Muraho neza murakomeye? Turabona amahoro. Yego nishimiye ko mwampaye karibu mu rugo rushya. Natwe twishimiye kukwakira nk'umushyitsi wacu. Nizere ko ndi mu bashyitsi ba mbere bagendeye runo rugo wenda sinavuga ngo ba mbere kuko aciye iminsi ariko nibura ndi mu ba mbere. Uri mu ba mbere ni ba mbere. Ariko oya wenda reka mbivuge gutya. Wenda sindi mu ba mbere ariko ni wa mbere uturutse Kigali nibyo? Uri wa mbere uturutse Kigali. Yes, ni Siriyake ndetse na Chantal nibo tugiye kuganira nabo nge namenya amazina yabo sibyo kwa ngo ndumva hagije. Siriya umeze neza? Ndaho na amahoro ndakomeye. Urakomeye nta kibazo? Yego turashima Imana. Nka microphone cyangwa ufatira umugore n'undi abagore dusanzwe tubafatira. Chantal umeze neza? Umeze neza cyane. Urakomeye? Cyane. Urashima Imana? Byose. Ni Albert waguhamagaraga. Ni kaze cyane mu rugo rwacu. Ego. Njya hanyuma rero nani nabivuze muri introduction nabonye ubwashize habaye ubukwe ubwo bwanyu mwembi mbona uburyo mwabukozemo cyangwa se uburyo mwakozemo reception ntibusanzwe nifuza kuganira namwe. Yego nari nifuje kuganira namwe mwana binyemereye. Karibu twaganira nta kibazo. Twaganira. Siriya nukuvuga ngo we na Chantal mwahuye ryari? Chantal twahuye 2021 mu ntangiriro. Mwahuye 2021 mu ntangiriro. Yego.
nibwo mwahuye biri bwa mbere cyangwa rusanzwe muzi ahubwo icyo gihe umbwiye nibwo wamugejeho igitekerezo cyo ushaka kumufiyansa? icyo gihe nibwo namugejejeho igitekerezo cy'uko nshaka umufiyansa. wari usanzwe muzi? nari nsanzwe muzi. Santa umeze neza? meze neza cyane. nuko Siriake yari kugejejeho igitekerezo asanzwe akuzi, akugejejeho igitekerezo ko ashaka rero ko umubera umukunzi, ubyakira ute? Buriya ibintu byo guhita ko ubyakira byihuse ntabwo bita ko byoroha, ahubwo hari uburyo bibanza gutindamo ukabanza cyane ko buriya ntabwo abantu baba baziranye byimbitse, ariko iyo abikubwiye bibanza kuzamo urujijo rukeya, nyuma gatoya byaje guhita bikunda, nyine tujya mu rugendo rwa nyarwo mu gihe twari turi mu rusanzwe. Mbwiza ukuri ko nta wundi icyo gihe abikubwira, ahubwo bishobora gutinda bitewe n'uko yagusanze hari ahandi uri. Nta wundi muntu icyo gihe mwemera kumwe bikaba ngombwa kumukatira? Ntabwo navuga ko twari turi kumwe nawe, twaraganiraga bisanzwe, bose ari inshuti zanjye. Noneho we aza nk'umwihariko, ariko abandi tuganira. Yego, abandi muganira. Hanyuma rero ngabo bose birashoboka izo nshuti zawe uko byagenda kose umukobwa ajya kugera mu kigero nk'icyawe igihe akora ubukwe, mbere ho byarashobokaga ko wabaga ufiyashijwe n'umusore umwe, ariko ubu ntabwo bigikunda. Muri abo bose rero bari bakugejejeho icyifuzo cy'uko bagukunda, cy'uko mwafata umushinga cyangwa se mukajya mu mushinga wo gutegura cyangwa kubana cyangwa gutegura ubukwe. Siriake wabonye arusha iki abandi ku buryo uvuga ati ahangaha nanjye sinagotwa? Niko abo basigaye bavuga. buriya amahitamo ni ay'umutima bwite. ntabwo navuga ngo ni muremure kurusha abandi cyangwa arabyibushye kurusha abandi. buriya nyine umutima wo niwe wikorera amahitamo ukurikije ukuri kwiyumva. niwe wumvishe wishimiye mbese? Yego. Siriya umeze neza? Ndakomeye. Urakomeye? Yego. Hanyuma wowe n'iki cyari cyaguteye kutagitinga Chantal kari bwomeye kukubera umukunzi kugeza munashakanye? Buriya mu buzima umuntu agenda abamo abagenda yibaza byinshi, cyane cyane ku muntu bazabana uwo ari we. Bijyanye rero nuko umuntu aba yifuza uwo bazabana uwo ari we. Nabonye Chantal mbere nkimubona tukatangira tuganira bisanzwe, nshima ko namugezaho igitekerezo cy'uko twanabana, nawe arabyemera. Mbona rero icyo umutima wawe ushaka numva ndishimye. Wabonye icyo umutima wawe ushaka. Wabonye umufasha kabisa, ntabwo ukiri wenyine. Hari abantu mwajyaga musangira capati n'ibishyimbo ku muhanda batakiguhamagara. Cyane rwose Chantal yambereye inshuti nziza. Yego. Hanyuma rero mukora urugendo uko mbyumvise rungana n'igihe cy'umwaka mutegura ku bana, kuko Chantal ambwiye ko wambwiye ko wabimugejejeho 2021 mu ntangiriro z'umwaka. Mukora ubukwe 2022 mu kwa kabiri n'undi mu ntangiriro. Ni ukuvuga ngo niba mbyumva neza igihe cy'umwaka umwe mutegura ku bana. Siriya hari abantu bajya bavuga ngo sinabona n'umuntu tudakundanye imyaka iyi. Boneye gukundana n'umuntu imyaka myinshi hari igisobanuro bifite mu mibanire y'umugore n'umugabo? Gukundana n'umuntu imyaka myinshi biragisobanuye, cyane ko muba muziranye mwarareranywe bikaba amahire mu kabana. Rero hari icyo bisobanuye. Yego. Hanyuma yo wahisemo umwaka umwe se kandi uzi ko imyaka myinshi hari ikisobanuye? Umwaka umwe niwo namuhaye proposal yuko twabana, ariko nari nsanzwe muzi. Wari usanzwe muzi? Yego. Okay, reka twigire rero kuri proposal urayimuhaye ndetse aranabyemeye. Mugiye muri preparation y'ubukwe, murabuteguye, burabaye. Yego. Hanyuma rero tubonamo ibidasanzwe, nicyo cyatumye mbagenderera. Reka nkigusheho ntaza guhera muri byinshi nkaza kwibagirwa icyanzanye nka wa muntu. Hanyuma muteguye ubukwe rero, ubukwe bwanyu maze kubutegura kuri uriya munsi tubona burabaye. Ntabwo twayibonye uwo munsi, video ishobora kuba yaragiye hanze. Mwashingiye ku itariki zingahe? Twashingiye kuri 26 z'ukwezi kwa kabiri. 26 z'ukwezi kwa kabiri. Yego. Njye video nayibonye mu ntangiriro zo kwa gatatu. Niyo video nayibonye.
ubukwe mwabuteguye gute kugeza bigenze kuriya mukoresheje ubugari? ubukwe uko twabuteguye ubundi ubukwe umuntu ategura ni ubw'umuntu nyine ku giti cye. nabuteguye ntashingiye cyane cyane ku makwe y'abandi mbona, ahubwo naribaje ati ngewe ubukwe bwanjye Siriyake ni ubukwe bwaba bumeze bute. icyo nabonyemo rero cy'ingenzi ni uko ari ubukwe bukwiye kuba bunshimisha bwanjye nyine Siriyake, ntarebeye ku bw'abandi, kuko ndamutse ndebeye ku makwe y'abandi niho buhera bukuvuna cyane. ariko iyo ubuteguye nkawe mu bushobozi bwawe ubukwe buroroha. iriya video ni ubwa mbere nari nyibonye, ni ubwa mbere nari mbonye ubukwe bukoreshwamo ubugari busimbura gato. Kugira ugire kiriya gitekerezo wari wabikopiye he, wabibonye he, kugira ubikonfirimye? Ndaza kukubaza uko wabikonfirimye, niba warabiganiriye na madamu mukabyumvikana ko murakoreshwa, kuko abadamu buriya ndabazi bagira ibintu byo gukopera, akaba bati nshaka ubukwe bwanjye buzasa n'ubwa Albertine, nshaka ubukwe bwanjye buzasa n'ubwuriya. Ntaho nari nageze mbona ubugari. Ndaza kumva niba mwarigeze mubiganiraho ngo mubihuze kugira ngo mufate icyemezo cyo kuvuga ngo nyine turakoresha ubugari busimbura gato. Wowe igitekerezo cyo gukoresha ubugari wagikuye? Igitekerezo cyo gukoresha ubugari aho nagikuye nyine ni hahandi nakubwiraga ko njye nashatse gukora ubukwe bwanjye nyine ngiye Siriyake ngiye nyine bufite ubudasa hagati y'andi makwe. mpitamo rero gutekereza ko nakoresha ubugari mu kigwi cya Kato. kandi ubugari nabukoresheje niho mu misango y'ubukwe bavuga ko badutinyuye. umugore atinyutse tugomba kugenda tugakora, ndetse agakora imirimo yose. nabonaga rero icyiza kirimo bijyanye n'umuco ari uko iyo mirimo tuyikora, hanyuma tugateka ubwo bugari tukabukoresha mu kigwi cya Kato. Nagiye mbona komenti zagiye zerekeza iriya video, rero bamwe bagira bati ni ubushobozi bukeya. Iriya video ya buriya bugari hari aho kuba mwarabikoze cyangwa mwarakoresheje buriya bugari, hari aho byahuriye n'ubushobozi bukeya? Ku kijyanye no gukoresha buriya bugari ubwabyo buri economic, buri ekonomiza ku kijyanye n'amafaranga, kuko Katozo usanga Kato igenda igatwara amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 50 ndetse hari n'igera mu 800. ntekereza ko rero ubugari ku ruhande rwanjye bwaranyorohereje, butuma bintwara amafaranga makeya kandi mbasha kubona ibyishimo nifuza. Buriya bugari bwagutwaye amafaranga angahe? buriya bugari twaburishije inyama zari zihari, bwatwaye amafaranga atarenze 6,000. mu gihe Kato yari buzagende igatwara amafaranga agera mu bihumbi hejuru ya 50. Nigubanga buriya bugari bwagutwaye inote yawe ya 6. Kandi nabonaga mwabyinnye mwishimye kabisa, kandi byabyaye ibyishimo nifuzaga, ndetse mbibonamo n'umuco k'ubwo bugari. rero kuba bwaratwaye amafaranga makeya bukambyarira ibyishimo nifuzaga, ni nacyo cyiza ahubwo mbona cyambereye cyiza kurusha n'ibindi byose. ndanishima kuko ntago bwantwaye amafaranga menshi. ni igitekerezo cyavuye mu mutwe wawe? ni umuntu wakubwiye uti ubukwe ugomba kubutwara gutya? ni umuntu wari waganirije uravuga ati ese ko amafaranga bimeze gutya na gutya wangiriye inama? igitekerezo cyavuye he nyamukuru? ubundi ubukwe iyo umuntu ajya kubutegura agenda agisha n'inama cyangwa agirwa n'inama n'inshuti ndetse n'imiryango, cyane cyane bijyanye n'umuco. tuganira rero n'umuryango niho habamo ibitekerezo byinshi bigenda biza, ikintu cyaba cyiza cyatuma umuntu abasha gukora ubukwe, ariko cyane cyane bujyanye n'umuco. ariho havuyemo ko twajya inama tukabagezaho proposal yuko n'ubugari bwabyara ibyishimo kandi bugashimangira umuco. ubiganiriye na famiye rero, kandi famiye yawe ntago ari umugore wawe. nkuko nabivugaga mu kandi kanya kashize, abagore bakunda ibintu byo gukopera cyane. kugira ngo utaza kumbeshya, hereza microphone Chantal. Nika Chantal, ubonye ubukwe umusore ubugari busimbuye Gato, biriya bintu babiteguye bize, byaragutunguye, byagenze bite? uriya muteguro ntabwo ngiye nari nkuzi cyane, ko
wenda no mu buryo umuntu aba ari kuganira n'undi ushobora kumubaza utuntu tujyanye n'imiteguro ukuntu bimeze ariko ibyo ntabashe kuba yabikubwira. Muri ubwo buryo rero byabaye bintunguye, ubwo njye nabimenye iyo pariti igezeho bavuze ati nimwegere gaze nyine tugende dutangire dukore ubugari, ubwo mba mbimenye gutyo. Ariko kubera ko nagombaga kwiyadabuta muri ibyo bintu, nyine nahise njya muri modo nk'umuntu wari ubizi, wari usanzwe ubifiteho nk'amakuru, kugira ngo bitaza kunjena cyangwa se bitaza kugaragara nabi. Ni ubwo buryo rero nahise njya muri iyo modo, bigenda neza, ariko ntabwo nari mbizi. Watashye ubukwe bwinshi butandukanye, ufite abashuti bagiye utahira ubukwe, ugenda utaha ubukwe bw'imiryango, ugenda ubona abandi bakoresha gato, ukibona ubugari mbere yuko utangira kuvuga ngo reka njye imbere ni adapte nyine mbukoreshe kuko ari bwo buhari, bakikubwira ko mugiye kubigenza kuriya, mu mutwe wawe niki kintu cya mbere watekereje? Wabifashe ute? Njye nabifashe neza kubera ko ari bwo bwa mbere nari mbibonye, nifashe neza cyane. Yego. Ntago warakaye bwate umugabo kuki atazanye gato koko? Oya, ntago narakaye. Ntago warakaye. Bitewe nuko yari akantu mbonye bwa mbere karanshimishije cyane kurusha uko navuga ngo bakoresheje ibisanzwe bikoreshwa. Njye nafokasinze kuba ari akantu k'umwihariko bituma binshimisha cyane. Ntago twubakira abantu, nitwe tuba twiyubakira, ariko none tuba dufite inshuti hari igihe twumva nyine ibizivamo. Nta muntu wigeze akubwira ati ese kuki usanze umugabo w'umukene niba umuntu abura gato umusanze kugira ngo azagutunge? Ntago wigeze wakira icyo gitekerezo? Oya, ntago nabashije kwakira icyo ngicyo. Cyakoze ubukwe bukimara kurangira hari abantu bambwiye ngo bino bintu ni byiza, tuzagenda tubibwire n'abantu b'iwacu bajya babikora ko byatunejeje. Yego. Byabanejeje. Ubukwe rero buratashye, burabaye. Ababyeyi batiki? Ababyeyi nabo byarabashimishije kuko nabo babibonye nk'agashya, nkuko nanjye nabivuze ko byaragashya kuri njyewe, nabo babibonye nk'agashya kuko mu gace k'iwacu ntabwo babikoreshaga. Yego. Mu gace k'iwanyu ntabwo byari bikunzwe gukoreshwa. Siriya, ngomeza nganire nawe, ubu wabaye umutware w'urugo. Yego. Ubu niwe tuzadusaba ijambo n'ibindi byinshi cyane. Hanyuma rero nkuko nari mbikubwiye, cyane nari ndi kubiganira na madamu wawe, mukoresheje ubugari, abandi bantu bajya bakoresha gato, wari witeze ko umugore araza kubyakira ate? Ko nari niteze umugore ari buze kubyakira, nari nzi ko biri buze kubyara ibyishimo, kandi nzi ko ari bubone koko twakoze ubukwe bufite umwihariko wacu. Rero ni nabyo byabaye, yabyakiriye nkuko nari mbyiteze, nzi ko arabyakira neza. Yego. Ntago wigeze utekereza uvuga uti umudamu ntago aza kuncija mu ijisho, cyangwa baraha ntago baza kuncija mu ijisho? Mu by'ukuri ushobora gutekereza gutyo nk'umuntu uri kugira ngo ubukwe bwawe buze kugira ubudasa, cyangwa se aho wowe wishima aho kugira ngo ushimishe abantu. Ariko nkuko nabivuze, n'ubundi tuba dufite abantu batugaragiye, dufite abo baba badutahiye ibirori, dufite inshuti, abavandimwe, ibintu nk'ibyo. Urabitekereje wowe urukumva bibuze kugenda neza. Ntago wegeza utekereza kuri ba bantu baraza kuba bahari, ariko nubwo wabyirengagiza uvuga ati ni njye ubukwe n'ubwanjye ntago ari ubwabo. Ntago wegeze batekereza bavuga ati bashobora kutabyakira neza? Njyewe cyo kutabyakira neza ntago nigeze ngitindaho cyane, ahubwo numvishe ari inzira yo kugira ngo abantu batinyuke bakora ubukwe. Bakora ubukwe batitaye ku bintu bihenze, kuko sibyo byonyine bibyara ibyishimo. Ibintu bihenze ntago ari byo byonyine bibyara ibyishimo. Wahamiriza umuntu udukurikiye aka kanya ko yakora ubukwe udafite amafaranga ya gato kandi bukagenda neza? Ubukwe rwose yabukora kandi bukagenda neza, agakoresha ubugari, kuko ubugari ni umuco, bufite igisobanuro cy'uko niba bavuze ngo ni uguteka, ni ugutinyuka, ni uguteka nyine, kandi bigenda neza. N'ubundi mu gihe bajya gukoresha iyo kato baba bavuze ngo nimugende muteke. N'ubundi rero igisobanuro nyakuri kinabigaragaza
ni uku guteka kandi umuntu agateka ubugari ahubwo nabahamiriza ko bakoresha ubugari aho gukoresha kato kuko ubugari ari bwo bwiza. Hari umuntu udukurikiye waguseka ku byo wakoze cyangwa se hari umukobwa udukurikiye wakorera ibyo ngibyo akavuga uti menya ko uno mugabo ari umukene bigeze aha ngaha ku buryo azabura amafaranga ya gato ntabwo nari gutaha iwe, wabikoze wenyine wiherereye utungura umudamu wambwiye uti ntabwo nari niteze ko abyakira nabi ariko gira ijambo nibura umushimira, gira ikintu umushimiraho kwa biriya bintu byabaye, mushimira abantu babyumva. Umudamu we n'ubundi mparamushima wenda nari ntaramushima uhari ariko ndamushimye cyane umushimye unahari kandi muramushima reka mwene umukono ndamushimiye cyane ko yabyakiriye neza kandi tugashimishwa n'ubukwe bwacu n'ubu bukaba bukidushimishije ndetse namwe murishimye. Mva natwe turishimye, ngira video nyibona nagize ngo ntago nagize ngo ni ubukwe nyine nagize ngo ni nk'abantu bari gukina filime bakaba bakoze biriya bintu ariko ndebye mu itente abantu barimo ndavuga ni ntago filime yaba ari nk'abantu bangana batyo urukumva nari mfite dute ariko nyine nemeye ko ari ubukwe bamaye nimero zanyu. Buriya ni ubukwe rwose n'utabyemera uvuge tugaha invitation ndimwe ariko buriya ni ubukwe ubukwe bwacu kandi dufite umuryango mwiza wishimye kandi ufite n'icyizere cy'uko ibintu bigomba kugenda neza. Oya ibintu bizagende neza, Imana izabagure izabayeho ngo nakobwa urugo ntuzabura ibyo kwakira abashyitsi. Murakoze nanjye n'umugisha mbasabiye namwe mugira akazi keza Imana ikomeze ibashyigikiye. Ntago ikiganiro kirarangiza seko mbona mwaduhaye ikaze itarimo ikaze urukumva ko dusezerera vuba vuba ariko gusabira umugisha nawe uramusabira twese tubusangire gusabira umugisha ntiwumve ko ngusezereye nanjye warumbwiye akazi keza ngira ngo kano karangiye nta kandi ngiye gukomeza komeze rwose ntacyo bitwaye. Hanyuma rero Siriya nkuko nari nabikubwiye mino minsi ntago byoroshye bikubita ku musore nk'abasore bagenzi bacu cyangwa se nkanjye reka nihereho nkanjye umwe ngo kuki udakora ubukwe ikintu cya mbere ngo usubiza ni ubushobozi siko bimeze n'undi wese uri mu kigero nk'icyanjye iyo umubwiye utyo nabwo akubwira atyo agusubiza atyo. Ni iki kintu wabwira umusore udukurikiye aka kanya ubwo nanjye ndumviraho ku kijyanye n'ibyo bibazo batubaza n'ibisubizo dutanga? Icyo nabwira umusore udukurikiye aka kanya icya mbere cyo ni ukumenya nyine ko ashaka gukora ubukwe atabonye ahandi ahubwo ko agiye gukora ubukwe bwe nyine. Ubukwe bwe rero ku bushobozi bwose agomba kubukora bujyanye nawe yadashingiye ku bwo yabonye ahandi. Niho rero nicyo namubwira ngo atinyuke akora ubukwe kandi akora ubukwe bwe buzamunyura buvemo n'ibyishimo yifuza. Reka nkubwire navuye i Kigali amafaranga nsigaranye hano ni 7,000 birabansubiza i Kigali wenda ningira umugisha ndasagura nko 2 ubukwe nakora bw'ubudasa bwanjye muri 2 n'ubuhe aho ngaho ubukwe burimo harimo ubukwe bwawe kuko niba ufite 7,000 byumvikana ko nyine uzatumira n'ubundi abantu bakeya bangana n'uko ungana. Oya 7 ntago ari 7 ubu ndakuraho transport uwasigara nka 2 ubwo kuba nk'umuntu ufite 2,000 byumvikana nyine ko uzatumira abantu bahwanye na bya 2 ufite cyangwa se niba babeshi ubukwe buzaba bunini bube bwiza niba bakeya n'ubundi bazakoresha bya bindi bikeya bihari. Hanyuma Chantal none turakomeza tugenda tuganire ariko nk'abajene muracyari urubyiruko nubwo nyine mwamaze kuba umuryango umugore n'umugabo biba iyo pade urebye ku ntoki kutambaye impeta Chantal Ibisabye gake iyo yagusabye gake tata microphone ndabona amajwi atari kuzamuka cyane. Nagiraga nti muri no minsi cyangwa se muri no myaka turimo biragoye nta nubwo byoroshye abakobwa bagenzi bawe ntago bumva babana n'umusore nkanje ugishakisha bumva nyine babana n'umusore ufite imodoka inzu ndetse n'ibindi birenze kuri ibyo ngibyo. Ni abenshi ndetse mu bakuze badushinja ko impamvu ingo zacu zitagikomera n'ibyo ngibyo birimo abakobwa muri ba materialisme nyine muza mushaka ibintu
abahungu nabo sinzi, abahungu bo ntabwo nzi icyo badushinja, njya numva cyane ibyo bashinja abakobwa, ubwo namwe mwumva ibyo bashinja abahungu. Ugendeye ko ibyo bashinja abakobwa n'ubundi wagira nama ki umukobwa udukurikiye wanze gushaka umugabo bitewe n'izo mpamvu n'ubundi nayo mvuze? buriya ntago gushaka ari ngombwa ngo usange ibintu byose byuzuye, ahubwo icyiza ni ukuba wowe ufite courage zo gukora. Buriya imbaraga z'umuntu umwe ziba zatera imbere ariko bidahagije, ariko iyo mubaye abantu babiri birushaho kwaguka kandi mukarushaho iterambere rikarushaho kwihuta ugereranyije n'igihe wari wenyine n'uwo mwaba muri inshuti akiri wenyine. Yego. Ariko uhamanye n'abantu bavuga ngo urugo ni paradizo. Yego. Ushingira ku ki uvuga ko urugo ari paradizo? Shingira ko buriya mu rugo habamo ibintu byinshi bitandukanye. Harimo ibyishimo, rimwe na rimwe ushobora guhura n'imbogamizi zimwe na zimwe zitandukanye, ariko iyo muri urwo rugo icya mbere ni uko haba hari urukundo. Za mbogamizi zikurwaho na rwa rukundo muganira kuri bya bibazo byaje bikabasha gukemuka, noneho bya byishimo bikarushaho kuba byinshi mu gihe mwabikoze neza. Yego, rureka kuba paradizo igihe mwabikoze nabi. Igihe nta rukundo ruhari n'ubufatanye ari ntabwo, ariko iyo ubufatanye buhari byose bigenda neza. Igihe ikibi cyaje mutagifatanyije ruba rwapfuye, ntiruba rukiri paradizo. Oya, ntago icyo kibi cyahita kibikuraho kuba paradizo, kuko n'ubundi nacyo kiba kiri bugire igihe kirangira. Gusa kugira ngo rugomeze kuba rwiza ni uko mwafatanyiriza hamwe muri byose, yaba ibyishimo yaba imbogamizi, byose mukabasha kubishyigikiranamo kugira ngo bifate igihe gitoya mureke kubitindamo. Wenda nuko atari njye ntabwo wambaza kubera ndi umunyamakuru, ariko umbajije ngo urugo ni paradizo, igisubizo nagusubiza kiratangaje. Wansubiza iki? Kumbajije se bise bintera amatsiko. nakubwira ko urugo ari rwiziringa, cya cyatsi kirura. Urwo numva njye kuri njye numva urugo ari ikintu gisharira, ariko sintera ubwoba dukurikiye, niko mbyumva. Ni ibitekerezo byanjye, nta muntu wundi w'abantu. We ushobora kuba ariko ubyumva, ariko uzagereyo wumve. Nzagereyo numve. Aka kanya nawe uri umuhamya wabyo. Ku byo maze kubona ndabihamya. Yego. Ibyo ntarabona wenda mbifitiye amatsiko, ariko nizera ntashidikanya ko nindamuka mbikoze mu buryo bwiza bizarushaho kuba byiza. Kuko ni ukuvuga ngo nimba ari byiza tuzaba twabijyanye mu murongo w'ibyiza, nimba ari imbogamizi zaje tuzabasha kurwana nazo kugira ngo tuzivemo twisubire muri bya byiza. Hari ibintu urubyiruko dukora, ariko rimwe na rimwe bakajya badushinja ko rutuma ingo zacu zitagenda neza. Kuri wowe nk'umukobwa, niki kintu umukobwa wumva yakora kibi cyazatuma urugo rwe rutubakika neza uko biri? Kugendera ku myumvire idashyitse. Nk'iyihe? Iyo yo kuvuga ngo nzashakana n'umusore ufite ibi n'ibi bitandukanye. Noneho tuve ku iyo myumvire yo kumva ko azasanga ibintu byuzuye, tujye ku bikorwa. Nk'iki gihe gikorwa umukobwa yakora atarashaka, yamara gushaka ibyo gikorwa yakoze kikaba cyamusenyera urugo? Igikorwa yakora cyabangamira urugo, ushobora kugikora uri umukobwa, wagera mu rugo kikagusenyera kandi waragikoze uri umukobwa. Wenda nko mu gihe uri mu nzira y'urukundo, kubeshya uwo mukundana. Kuko burya iyo ukundana n'umuntu, amakosa yose muba mushobora kuyaganiraho, mukayanononsora kugira ngo urwa rugo muzarugeremo ibintu bimeze neza. Ariko ni ukuvuga ngo njye nimba narabyaye nk'umwana, narangiza nkabisha umuntu dukundana, we akazabimenya tubana, bya bintu bizatuma igihe cyose azajya yumva ko nubwo mubwiza ukuri hari ukuri ntageraho. Kandi biba byiza iyo umubwira ukuri kuzuye. Hari umuntu twahise tutebya mu minsi yashize turi kuvuga ngo ukwezi kwa buki, ariko mbwa nyine ngo kwa buki nyine impamvu bakwita kwa buki, mwamwishimanye ukambwira ibibi watinye kumbwira tugiteretana, uvuga uti ibi mbimubwiye yahita nyanga, ariko muri kwa buki ko tuba tukishimanye, uri kumva
ugenda umbwira bigashiduka byose nabimenye. We ni ikihe kintu umugabo yakubwira ategeza akubwira muri gufiansanya ukavuga uti iki kintu nabaho njye Chantal mwene Albert ntago nkwabarira? ubu ngubu niteguye ko ibyo yambwira byose nabyakira kuko nta kintu nabihinduraho, kuko nta gahunda yo gusubira inyuma mfite. Yego, ibyaba byose nyine ari imbogamizi n'ubundi twaziganiraho kugira ngo zifate umurongo mwiza, kireke kubangamira rwa rugo. Ubundi urugo umuntu arwubaka kugira ngo rukomere, ariko nyine njye nshingiye kuri icyo kintu cyaza gisenya bya bindi dushaka kubaka. Yego. Okay, reka ndeke kuganira cyane siyake ndikora ndeba nabi kana tuganire. Nika nundi turavuga nko kuri byabira madamu twavugagaho, kuri wowe ubona ari iki umusore ashobora gukora n'ubundi yagira mu rugo kikamwangiza ku buryo atabasha kubaka urugo rwe? buriya ibikorwa bya mbere bibi umuntu yakora ntibitume abasha kubaka urugo rwe ku ruhande rw'umusore. Icya mbere cyo ni ukuba atemera ayo makosa yakoze ngo asabire imbabazi. Icyo cyabasha kumwangiza kurushaho. Icya kabiri ni ukuba yaba afite ibyo yahishe mugenzi we bikagaragara nyuma y'uko urugo rubaye. Ariko icyo gihe bigaragaye n'ubundi akabasha kugaragara nyine nk'umuntu uri mu ikosa, ntagaragare nk'utaririmo, akabasha gusaba imbabazi na mugenzi we. Ntekereza ko ibyo byakemuka. Yego. Ati ibyo byakemuka. We kuri ubu ngubu ni iki Chantal ashobora kukubwira yaguhishe muri gufiansanya? Wenda ushobora kunsubiza nk'uko yansubije, akambwira ko wabyakira ariko ushobora kubyakira ariko bikugoye. Ni nk'iki yakubwira yaguhishe ukumva rwose umutima uraremerewe? Ntekereza ko gushyingirwa iyo umuntu abanye n'umuntu bashyingiwe, hari n'isezerano tugirana imbere y'Imana. Hariho uvuga ati tuzabana mu byiza no mu bibi. Aho rero iryo sezerano mwagiranye ntago rikwemerera ko mutabana. Igihe cyose murakomeza mukabana ndetse mugaharanira ko icyo kibayeho kibabaje kinavaho, mukanagirana inama mushingiye ko mwanasezeranye n'imbere y'Imana kandi mwubatse umuryango mushya mugambije ko utera imbere. Ariko se hari ukuba wenda uri umukristo uri kwemeranya n'iryo sezerano wagiranye na madamu kugomba kuririnda ntutane igihango n'Imana. Ubwo ndabyumva nimba uri kuvuga ngo hari ibyo mama arasezeranye imbere y'Imana, ni ukuvuga ngo wowe ubashye rya sezerano mwajyanye imbere y'Imana, ariko bya bikorwa byiwe ntabwo wabyakiriye, ugiye kubaha rya sezerano. Siko ndi kubyumvara? Ibikorwa bye wabyakiriye kuko igituma urugo rukomera cyane cyane buriya urugo rwubakwa n'Imana. Niyo ituma ubona umuntu mugakundana bikemera kugeza ubwo mubanye. N'Imana iba yabikoze, nta bushobozi wakoresha bwatuma mubana. Nibaza ko rero iba itabaretse, irakomeza ikabashyigikira ndetse ikabatsindira n'ibyo biba bishe. Okay, ndumva ari sawa. Abakurikiye ikiganiro nizere ko muri kunyurwa nuko turi kuganira na Siriake ndetse na Chantal. Ni umugore n'umugabo. Ejo bundi padiri yabihamije n'amategeko yacu n'icyo avuga, iyo umaze gusezerana buramufashe ku idarapo, ababaye umugore wawe wabishatse wamutahana. Ukwabuki kumeze neza rero? Ukwabuki kumeze neza, turishimye. Burabura nawe wasabana kwabuki nk'umuntu wabinsobanuriye ukuntu ngo kwabuki muba mwicaye muri kuganira ngo ibyo mwahishanye kubera nyine ngo muryohewe. Namwe niko byagenze? Twebwe ukwabuki tugufata nk'umwanya wo gushyira ibintu byacu ku murongo. Tugapanga ati dukora iki, ese dufite ubushobozi bungana gute tugiye gutangirana urugo. Mwasanga ari bukeya mugashaka uburyo bwakiyongera kandi bwaba ari na bwinshi mugakomerezaho. Nibaza ko rero uku kwabuki kutari umwanya wo kugaragarizanya cyane cyane ibyo twahishanye kuko ntabyo. Ubu twebwe turaganira ku bijyanye n'iterambere tugiye gukomereza mu kubaka urugo.
nuko kwa buki we nuko kwakugendeye nuko nguko kumeze. utari wakugeramo se we ngo wisanga ari uko nyine bimeze wumva kwa buki nyine bimeze biti mbere nkiri umwana iyo bavuga kwa buki numvaga nyine ninshyingirwa nzamara ukwezi ntajya hanze ndi kumwe n'umugore wanjye mu nzu gusa numvaga kwa buki ngo ari uko biba bimeze ntago ariko biba bimeze nyamara ni umwanya ahubwo wo gutekereza ndetse ugashaka uburyo utekereza ibintu bifite umumaro byo gukora biza nyine gutunga urugo bigatuma urugo rubaho rugakomera ndetse rugatera imbere kuko niho urimo gutekereza ati se mu mwaka utaha nk'iki gihe nzaba mfite n'umwana ibyo byose rero ubona umwanya wo kubitekereza iki gihe no kwibaza uburyo nyine uwo mwana azaba yabonetse ubiha umurongo nk'uko kwa buki urase ukuntu umwana aboneka umuntu abiha umurongo cyangwa arabisengera ubundi Imana ibyo yarabiduhaye Imana yarabiduhaye duha isezerano ry'uko tugomba kugira abana turizeye Imana iguhaye urugo ikaguha ubukwe ibigomba no kubiguha nabyo nizeye ko izabiduha niyo mpamvu tubipanga ni uko ubyizera ni uko nguko bimeze niko Chantal kuri kundeba nabi ntabwo nakureba nabi ntabwo nakureba nabi hanyuma uretse ibyishimo wabonaga muri Chantal mugira buriya bugari nyine mu busonga abadukurikiye ngira ngo mwabibonye ko bafashe umwanya wo gusonga ubugari bagafata umwanya wo kuburya wo kubuseriva abantu niko ndi bubivuge uretse ibyishimo yagaragaje nyine kwa kira gikorwa mwarakimutunguje ari kugira umugisha ibyishimo nyine biramushimisha ni irihe jambo rya mbere yakubwiye bigerekeranye na buriya bugari yarambwiye ngo sheri urakoze gutegura neza ngo nanjye ndishimye yego niko yakubwiye niko yambwiye yaranshimiye yambwiye ko nateguye neza rwose ndabikubwiye mukiri hari abavuga mu gisharagati mu kigonyi yabimbwiye tukiri aho twari turi kubutegurira mukiri aho mwari kubitegurira muri sale nawe wumva imbaraga z'umugabo zirazamutse kabisa ntago byabura n'ubundi turagenda tushyira ikiganiro cyacu ku musozo twagiranaga namwe ariko n'ubundi nk'uko nabivugaga njyewe mbabarira mu cyiciro cy'abagabo n'abagore ubu ngubu ngiye gushaka muri mu bantu nagisha inama twayikugira rwose mwayingira niyo mpamvu mu kandi aza kugusaba ukagira inama abasore badukurikiye Chantal nawe akagira inama abasore badukurikiye hano ni muri Nyamasheke wa muco bajya bavuga wo kwaka isake uracyahabara cyangwa waracitse ngo abasore b'Inyamasheke ngo baka isake nshaka kugira numve niba ziriya nyama zakoze buriya bugari ari isake bari watse ntabwo ari isake nari natse buriya ababivuga baba babibonye ngira ngo nk'uko babibonye nta bukwe busa n'ubundi nta nicyo twanibanzeho dukora ubukwe bwacu kuriya mu bureba buri bukwe bwose rero bugira isura yabwo ubwo hari aho bayibonye muri ubwo bukwe ubwo natwe mu bwacu hari icyo babonyemo twe rero mu cyacu nta sake yajemo urumva ntabwo nahamye iby'isake y'intangaha kandi rwose ndi mu bantu bakoze ubukwe bwacu ntigaragare isake ntigaragaremo urumva nyine biravugwa ngo najyaga mbyumva bavuga ngo Inyamasheke umukobwa utabonye isake rwose ngo ntava mu rugo cyangwa atabonye amafaranga aho umugabo nimba ari byo nimba warabyumvise nk'uko nabyumvise ariko utarabona ibimenyetso simbizi natwe nanjye nabyumvishe gutyo ubyumvise utyo ubundi se we ku cyawe giti birakwiye ko umusore ajyana n'umukobwa amuhaye amafaranga ubundi aramutse yamuhaye biba ari no kwibeshya kuko ayo mafaranga ashobora kuyamuha n'ubundi akagaruka yasanga nibaza ko rero iyo ushingiwe n'umuntu ibyanyu byose muba mubihuriyeho aba ari umutungo w'urugo aba ari ibyanyu sinibaza uburyo umukobwa ugiye kuba umugore wawe mu gihe gitoya uvuga ngo hari amafaranga yaguha kandi n'ubundi mugiye kuba umwe ese yayaguha akaguha n'umwanya ukabanza ukayarya wenda cyangwa ukareba ibyo yakoresha agasanga warayamaze ashobora kuyaguha wenda wabuze nk'inkwano akayaguha wayageza mu rugo ukongera ukayagarura ukaza kumusaba akaba arisabye niko kwa kundi kutiyakira abantu ntibakora ubukwe bujyanye n'ubushobozi bafite kandi ubyara ibyishimo bukaba bwiza
hari n'aho batanga abagura ideni iyo udafite inkwano ukabibabwira ko sobukwe baragufasha umukobwa gukunda murabana mukazanayitanga nyuma nibaza ko rero icyo atari ishingiro ryo kuvuga ngo turabana mpaye amafaranga no kwibeshya ntago ari byo. Chantal, we wumva hari ikigero cyangwa se imyaka umukobwa yakuzuza bikaba ngombwa ko atanga amafaranga kugira ngo ave mu rugo? Njye mbona ibyo bintu bidakwiye kuko ntago byubaka urugo, urwo birarusenya. Yego. Umukobwa yase yahaye amafaranga umusore kugira ngo amujyane, wumva byasenya urugo gute? Uburyo bisenya urugo ntago, iyo umukobwa yamaze kugera mu rugo ntago yumva ko icyubahiro yakagombye guha umugabo akima nk'uko bikwiriye. Yumva ko bagaburamo. Kavuga ati nimba naraguhaye bati ati urambwira nabi ndahita njya kurikuraho. Nyine mukaba muri izo stress ziri aho ngaho. Nubwo buryo rero bihora ibintu biri akajugane bigatuma kubaka nyine umwanya wo kubaka utaboneka, ahubwo umugabo uramusigana buri wese akumva ko ari igihangange. Kuri we ni ukuvuga ngo umusore wamuguze kaba kabaye nyine ntago aba ari byiza. Ntago aba ari byiza. Hanyuma abasore rero bashaka amafaranga muri ubwo buryo, umva ko azajyana umukobwa ukamuhaye amafaranga kandi barahari nawe ujye wumva. Waranabyumvise ko inyamasheke rwose ngo abasore barya inkoko, ubwo ntabwo wowe wari ufite ko Siriya kazayikwaka? Oya, ntabwo nari mfite. Burya iyo uganira n'umuntu nyine uba ufite ukuntu umufata cyangwa se uba ufite ukuntu umwigaragariza. Ntekereza ko iyo aza wenda ari cyo asize imbere nkaba nyifite nayimuha, ariko mbaye ntayifite namureka agakomeza akajya gushaka abayifite. No, ugahomba umugabo nyine icyo gihe wamuhomba. None se kuki yaba ashaka ataba yakibonye? We n'ubundi ntabwo yaba ari gushaka umugore, yaba ari gushaka isake. Ubundi se nyirizina njye hari ukuntu arabisobanukirwa. Ubundi abavuga ko bazihabwa aba ari umukobwa wakuze wenda akaba ari kugura umugabo. Biba wowe wabyumvise ute, wumvise amakuru ute, wayakiriye? Njyewe amakuru ukuntu nayumvise ubundi ni ukuvuga ngo hari uburyo umusore nimba akundana n'umukobwa noneho umusore akajya kumusura, bo ngo barafata bagategura ya sake yose bakayimuhereza uwo musore wagusoye, yarangiza akayirya. Yego. Ese nubwo buryo barayimutekeraho kwanya? Barayimutekera igihe yaje kumusura. Ntabwo ari ukuvuga ngo barayimuzirikira ngo ayicyure, oya. Aho kwa nyirabukwe. Yego. Ayiryayo nyine nkuko waza hano tukayiguhereza. Ariko umuco koko waracitse. Mbere nta muntu ntago yajyaga kwa nyakubukwe ngo urye. Ariko nyamasheke yo isake yizwe yose. Ni ibibazo ariko abantu badukurikiye bari muri uwo mujyo ntago ari byiza, ntago hubaka ibintu, nta nubwo hubaka inyama cyangwa amasake mugani wanyu. Nyine kubaka urukundo, hubaka kuganira, niko mbihamya, ni nako mbyemera. Ntago ndubaka ariko ari mba mfite igitekerezo nyine, nanjye umunsi nagwiriye ifaranga rwose nzahita nshaka umudamu. Oya, sina ngombwa kuribwira ayifite nyine dukurikije uko twabiganire cyangwa se tubyumva kimwe. Amafaranga ariyo yose aba ufite wabukora. Cyane ukuri ko ufite ubu ngubu umenya ntatinyuka. Nanjye mafite watinyuka. Kandi twasanze aya ariyo yose yagufasha bitewe n'urwego ushaka kubikora. Ayo mfite yose yamfasha bitewe n'urwego nshaka kubikoramo. Ubwo icyo ntarahindura ni urwego, ni uburyo nshaka kubikora. Ariko ubundi ayo mfite yamfasha. Cyane. Okay, ndaza kukwerekana amafaranga mfite, uraza kumfasha gukora budget yayo kugira ngo nzakore ubukwe. Nundi tugana ku musozo, nagumeje mvuga ku musozo ariko kino kiganiro kiri kunjyohera, ndikumva tutari bukirangize. Muzaza no kunsura i Kigali, nanjye murabona nakoze urugendo rurerure kugira ngo mbasure. Nicaye mu modoka amasaha aya 5. Ntabwo ari menshi. Ntabwo ari menshi. Ntabwo ari menshi ugiye gusura abantu. Nawe uzagaruka. No kuri nzagaruka. Hanyuma Chantal, mu muryango wawe, mama wawe abona buriya bugari murabukase, nawe byaramutunguye nyuma yawe
nyuma y'ubukwe niki kintu yakubwiye ariko umukwe watacyumva kijyanye cyerekeranye no kwa buriya bugari? icyerekeranye n'ubugari nta bintu bidasanzwe yakimbwiyeho, nyine yambwiye ko nyine bose muri rusange bambwiraga ko ari ibintu bishimishije, byari agashya n'ubwo buryo nta mwihariko wajemo. nta mwihariko wajemo. Reka mbashimire ku kiganiro muduhaye. Reka nizere n'ubundi ntashidikanya ko umunsi tuzakenera kuganira namwe. Mwaduhaye karibu, hano habaye iwacu. Ariko mbere y'uko dusoza ikiganiro ugiye kubaza ibibazo bibiri Siriyake. Ubwo ngubwo we nubishaka biraba 3 cyangwa 5 cyangwa 10, ariko uramubaza ibitari munsi ya 2, aragusubiza. Narangiza kugusubiza nawe arakubaza ibibazo 2 byonyine, uramusubiza kandi uramubaza umureba. 2 wumva rwose ushaka, wumva bivuye ku ndiba y'umutima wawe. Akantu namubaza wenda ni akantu kamutunguye kuri njyewe nyuma y'uko tubanye. icyantunguye cyo ni ibyishimo. Narakubonaga wenda nkuvuga ko bishobora kuzoroha, wenda ibyishimo bikaba bike nakubonaga ariko ubu ngubu ndabona ibyishimo byawe byarakomeje. Icyo cyarantunguye. Ni ukuvuga mbere wajyaga umubona ari kuryinyo? Yari yishimye. Yari yishimye, ahubwo wari uzi ko nagera mu rugo bizahinduka wenda. Yishima ari uko turi abafiyanse, bigeze mu rugo bikagabanuka, ariko byarakomeje. Atari yakoze ikibazo cya kabiri, niki kintu wibuka Chantal yakugoyeho uri ku mufiyanse? Chantal ntabwo yigeze angora, yarankundaga. Narabibonye ko ankunda. Byaranguriranye nabyumvise. Ankunda rwose. Ntabwo yangoye. Burya umuntu watangiye guporopoza umubano mumaranye igihe, babonye ko agukunda ntabwo akugora. Ntabwo yangoye. Chantal mbaza ikibazo cya kabiri. Ubona uko ndi kumuvuga ngo umubaze umureba bikanga bikananirana. Ikindi kibazo namubaza wenda ku bintu bijyanye no kwambara. Iyo we wari uri gutekereza kwambara nk'ikintu umuntu akakiguhinduza, byakira ute? Mbyakira neza cyane kuko mbona ahubwo akoze inshingano ze bituma namushimira. Yego. Umugore wawe cyangwa ku muntu uwo ari we wese? Umugore wanjye. Ubu ugeze hano mu muhanda umuntu akakubwira uti iyo shati ndumva umugore yaguhitiyemo ishati wambara, wenda ari njye tugiye gukorana urugendo, ukaza ukangeraho nkakubwira ati iyo shati kabisa byari byiza ntabwo wahijyana ahantu tugiye, wabigenza ute? Iyo shati yanjye iba ari nziza, mba mbizi neza, nayivanye mu rugo, numva ntabwo nahindukira ku muhanda mbazi ko umugore wanjye yanteguriye neza. Mubaze nayo ibibazo 2 ariko yagushyiriye nk'imiyaga. Ikibazo cya mbere namubaza ni ibyishimo by'umunsi wa none, ari kumva ameze ate? Kumva ameze ute sheri? Wenda ibyishimo by'uyu munsi ndumva bimeze neza, bitandukanye n'ukuntu nabyiyumvishaga, kuko numvaga nyine ari ibintu bigoye, ariko nasanze ari ibintu bisanzwe. Wari uzi ko kuganira nyine n'itangazamakuru bigoye cyane? Ntabwo mwabanje kungora. Icya kabiri namubaza, namutunguje gukora ubugari mu kigo cya Kato. Nyuma y'uko twabukoze mu byishimo yari afite, n'ubu ngubu uyu munsi wa none babitubazaho, baracyabitubazaho. Abyakira ate kuva uwo munsi kugeza umunsi wa none? Ngendeye ku munsi wa mbere nabyakiriye neza, najya mbitekereza nyine nkumva ni akantu kadasanzwe,
nyuma yaho twajya duhura n'umuntu akatubwira ati bwabaga ari mwatwimyeho n'iki nyine nkahita numva ako kantu kabakozeho noneho bigezeho mbona bari no kugapostinga na bamwe bwe bari kudahamagara ati dushaka ko noneho twaganira noneho nkahita mbona bya bintu urwego byatangiyeho binshimisha rurarushaho gukura noneho natwe twabiganiraho nyine nkahita mbona ni akantu kadasanzwe yego bose ni ubwa mbere mwari mugiye kubona n'itangazamakuru bakibahamagara bakakubwira ati ndi Albert ndi umunyamakuru hari n'abandi benshi babahamagaye mwumva nyine muhamagara na telefone y'umunyamakuru mwabitekerejeho mutabiganira uta n'umugabo wawe ikintu twabivuzeho ntabwo twahise dufata uburemere bw'abo bantu bo mu itangazamakuru ahubwo noneho twese dufata uburemere bwa cya gikorwa kiri gutuma ahubwo bo bazi bikarushaho kwagura kwa kuntu twabyumvaga noneho bimera nk'aho wagira ngo byakozwe nk'uwo munsi ubu noneho mukoze ubundi noneho mwakoresha Pat John twakoresha amasaka ntabwo twakoresha ubundi kandi nta muntu ukoresha ubukwe kabiri nta muntu ukoresha ubukwe kabiri ahubwo mu gihe cy'abandi babukoresha batugishije nk'inama bitewe n'uburyo byadushimishije nabo twababwira muri icyo cyerekezo ariko kijyanye n'umuco icyo cyerekezo ariko kijyanye n'umuco hari ukuntu ubitekerezaga uri umukobwa uko byagenda kose kandi nanubu biracyarimo ntuduhishe wumva ari icyo umugabo wawe yakora nk'ikosa nk'umubariro ukavuga ngo divorce batubwiye hari ibyo batubwira mu murenge yo muri gusezerana ngiye kuvuga ngo iyo turi gusezerana se ndabikora wenda merekeza abandi hari ibyo bababwira bashingira babatandukanya ariko we ni nk'iki kintu ushobora gusanga umugabo wawe yakoze cyangwa wasanga ari gukora ukavuga ati kubana nawe ntabwo bishobotse nta nubwo bigishobotse rwose ugahita ko ucishiye niko babivuga ntacyo sure Chanta nibyo yaba imbere y'amategeko twasezeranye kugeza no mu rusengero byombi ariko mu mategeko mu buryo babitubwiyemo mu byiza no mu bibi ubwo nyine icyo cyaba ari ikibi kije ariko nubwo mu mategeko nashaka uburyo bwo kucyakira nubwo mu mategeko wabwiye batyo bakubwira ko umugabo ataye urugo igihe kirenga umwaka umwe imyaka ibiri utazi aho yagiye bakadivorce iyo umugabo wamufatiye yakoze icyaha kimushyira ku karubanda cyangwa kimusebya gishobora cyasebya urugo rwose wifitiye gihamya murasenya iyo umugabo amufatiye mu busambanyi mu buryo bwemewe murasenya nk'ibyo bitatu nta na kimwe kirimo cyatuma usenya n'umugabo wawe ufashe umugabo ari gusambana nta kibazo ahubwo nk'uko twabibabwiye muganira kuri icyo kibazo mukagishakira umuti nta kibazo cyaburirwa igisubizo mu gihe mwe mwafashe umwanya mukaganira kuri ikintu cyica ibintu ni ugudafata umwanya ngo muganire murebe ese imbogamizi zirihe wa undi uri kuzana izo mbogamizi ese izi mbogamizi njye nabasha kuzivamo kugira ngo ndeke kubangamira umuntu turi kumwe ni muri ubwo buryo naho ibibazo byo abantu bahura nabyo ari byinshi ariko uburyo bwo kubivamo ntabwo ari divorce ahubwo ni ukubiganiraho mukabikuraho nyine ubuzima bugakomeza nanone iyo umuntu yashatse ntabwo aba akiri wenyine rimwe na rimwe baba batangiye no kumugenga kandi yigengaga ukaba ari umusore ukajya kwirebera za Manchester United ukajya hano saa 5 ukaba wagenda za Rusizi iyo ngiyo ukararayo ibyumweru 2 nicyo kintu umudamu yakubuza nyine ukavuga ati aha uyu ni umuntu turi kumwe nyine ukavuga ati ndabigenza ukabikoza ariko arambangamiye ntekereza ko nawe mu kubana abagomba kukubanira ntabwo bafite abarajwe inshingano kugira ngo akubangamire ubu byizeye neza ko aje ngo mubane kandi agufasha kugera ku byiza rero anakikubujije ubwo nyine nuko kiba kibangamye wakireka kandi ukumva unyuzwe utavuze ngo ukiretse wihanganye kuko ukibujijwe n'umuntu
ugomba nyine kukikubuza. ya gushaka n'ubundi ni ukureka, ni ukureka, ni ukujya ni inama, ukugira ibyo usiga. ni n'amahirwe ashobora kukikubuza nyamara cyari bukugireho ingaruka. kuba umufite rero ahubwo agomba kukikubuza nyine. Yego. Yes, murakoze abari bakurikiye Big Town TV. Reka nshimiye Chantal ndetse na Siriake. N'ubundi turasoza kwa kundi sinzi niba nayo tutabikoze. Uragira inama urubyiruko rw'abasore, Chantal nawe agira inama urubyiruko rw'abakobwa, nimba n'ikindi mufite mwabwira abadukurikiye murakibabwira, ubundi ikiganiro tugisoze ducumbike ko nzagaruka. Icyo nababwira cyane cyane nk'abasore ni uko utekereje gushaka atabitinya, kuko birashoboka ku bushobozi bwose bafite, kandi bakagerageza gukora ubukwe butagoranye cyane, batagombeye kujya gukopera aho babubonye, ahubwo bagakora ubukwe bwabo ku giti cyabo. Hanyuma banafungura ibijyanye n'umuhango, biriya bintu byo guteka, agenda numva ahubwo umusore wese ugiye gukora ubukwe yajya akoresha ubugari. Ntihajya akoresha ubugari buri economique, ntabwo buhenze, ariko hari amafaranga makeya, ariko n'abayafite nabo biri mu muco, yajya rwose akoresha ubugari, kuko niba wasabye kinyarwanda ugakoresha ubukwe bwa kinyarwanda, urumva n'ubugari ugomba kubukora bya kinyarwanda. Niba ari uguteka ugateka nyine bikagaragara ko utetse, ndetse n'ibyo watetse abari aho bakabiryaho. Ya birumvikana. Icyo nabyumviyeho cyo nuko ubugari bworohereza umuntu mu buryo buri economique. Yego. Butwara amafaranga makeya. Nabyumvise. Reka n'ubundi numbe Chantal agira inama abakobwa bagenzi be. Nanone njyewe inama nagira abakobwa muri rusange ni uko mbere ya byose bagira urukundo. Ikindi ni ukwirinda ubunebwe. Buri mukobwa wese ashyizemo imbaraga, icyo ashoboye akagikora, ibintu nabyo byagenda neza. Ari nabyo byamubuza kujya mu zindi ngeso, kuko hari igihe umuntu aba ari nk'umunebwe, bigatuma ashakira muri twa tuntu tworoheje ariko tuzabangamira ubuzima bwe bwite. Yego. Icya gatatu ni uko bagira intego. Buriya iyo utari umunebwe, ibintu byawe ukabikora ubihaye gahunda, birushaho kugenda neza, kandi bikarushaho kukubakira ahazaza. Ese Chantal baruvuze mu kandi kanya ngo umukobwa w'umunebwe hari igihe agira ibyo akenera, bitewe nuko adakora, bikaba ngombwa ko abishakira mu nzira zoroshye. Nyine inzira zoroshye z'abakobwa bashakiramo ibintu ni nk'izi. Ashobora nko kuba yasaba nk'umusore bakundana amafaranga. Ese kuri hari ibindi uri guca inyuma, kutari kuva ati n'igihe ajya gusambana bakayamuha? Nyine byose ni muri rusange, ariko ngewe ibyo navuze ni wajya bivuga se ko ubizi ko mamizi kuki ubihisha? kuko ibyo ngibyo byo bari kutwumva cyangwa se abazatwumva barabizi. Yego. Ibyo waruvuze n'ibyo batazi rero. Oya, ni ibyo wenda badatinda ariko ngiye ntindaho. Yego. Okay, murakoze cyane, ndabashimiye. Mwampaye karibu n'undi munsi nzagaruka. Nari Albert Niyonsaba, ariko reka nsabe Siriake n'undi yibutse, n'undi nimero ndazishyiraho, ariko hari umuntu ureba ikiganiro ntarebe harya hejuru akajya avuga ngo nimero zirihe. Reka abanza ubwire nimero abadukurikiye, bashobora kuza kutubaza nimero zawe, uretse ko turaza no kuzishyiraho ziraba zigaragara, ariko hari umuntu ushobora kutubaza ngo nimero zuriya muntu akumva ikiganiro akumva urazibuza akazandika. Nimero zanjye ni 078 3 88 22 09. 078 3 88 88 22 09. Yego, iyo niyo nimero ya Siriake. Yego. Murakoze cyane. Nanjye nari Albert Niyonsaba, nimero zanjye nanjye ni 078, nari ndi kumwe na Kibro kuri kamera, niwe wari kumfasha kugira ngo amajwi n'amashusho bibagereho 5/5. Ubu natwe turasenze kugira ngo Imana ize kutugeza i Kigali amahoro. Murakoze cyane.